umugabo utagiragaho kuba wari ufite uburwayi bwo mu mutwe yaje gutungura isi yose mu bijyanye n'intambara maze yubaka ibigwi bitigeze byubakwa n'undi uwo ari we wese. Gusa ikibabaje ni uko ibi byose yabikoze atakiri muzima. Uti bishoboka biti? Uyu mugabo yitwaga Nuello Okoye, yari yaravukiye mu gihugu cya Wales mu mwaka w'1909 aha ni mu bwami bw'Abongereza. Bigeze mu mwaka w'1943 mu kwezi kwa mbere, Nuello Okoye yitabye Imana. Iki gihe intambara ya kabiri y'isi ikaba yaravuzaga ubuhuha ku mugabane w'Uburayi. Uwitwa Adolf Hitler yifuzaga gufata ibice byinshi bishoboka, gusa nawe abamurwanyaga niko bamuteraga imibare bareba uduce tw'ingenzi bashobora kumufatana mu rwego rwo kumutsinda urugamba. Agace ka Sicily ni kamwe mu bice byari bihanzwe ijisho cyane n'ingabo zishyize hamwe zarimo Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'abandi. Hitler nawe ntiyari asinziriye kuko ibi nawe yari yarabitahuye kare kwa aka gace bashaka kugafata, maze nawe ahashyira ingabo nyinshi. Gutera aka gace byabaye ikibazo kuri izi ngabo zishyize hamwe, inyigo zo kwiga uburyo bazahataka zigafata ubusa, mu yandi magambo bikabayobera. Iki gihe nibwo abatasi babiri kabuhariwe b'Abongereza bazanye igitekerezo muri icyo gihe cyumvikanaga nk'ubusazi. Gusa iki gitekerezo nicyo cyari kije gutuma Nuello Okoye, umukene ndetse w'umurwayi wo mu mutwe, ahindura ikarita y'Uburayi kandi akabikora ari umurambo. Jye nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Mu mwaka w'1943 ubwo intambara ya kabiri y'isi yari irimbanije, nibwo ingabo zishyize hamwe nk'uko nabigarutseho zarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Abongereza bateguye operasiyo bayita Operation Mincemeat, bisobanuye operasiyo y'inyamiseye. Iyi yari operasiyo yari ifite intego yo gufata agace ka Sicily. Aka kakaba kari agace kafatwaga nk'agace k'ingenzi cyane, kakaba ari agace k'ikirwa mu nyanja ya Mediterane. Muri iki gihe cy'umwaka w'1943 Sicily yari iyobowe n'ubwami bw'Abataliyani, ariko kuko iki gihugu cyari gifite na guverinoma ikayoborwa binyuze mu muyobozi wari uyoboye guverinoma y'Ubutaliyani Benito Mussolini. Reka tugaruke kuri operasiyo bise Mincemeat cyangwa se inyamiseye. Iyi yari operasiyo izi ngabo zishyize hamwe zari zapanze kugira ngo zibeshye Abadage nabo bari bafatanyije, bababeshye ko bagiye gutera Ubugereki ndetse na Sardinia aho gutera Sicily. Mu yandi magambo kwari ukubacurika mu bitekerezo, bakabumvisha ko hari aho bagiye gutera kandi mu by'ukuri atariho bagiye gutera, ahubwo ari ukugira ngo bakure ingabo aho bashaka gutera, bazijyane hamwe bababeshye ko bazatera, hanyuma aho bakuye ingabo bahatere biboroheye ariho Sicily. Aya yari amanyanga, cyari kinyoma gikomeye. Abatasi babiri b'Abongereza barimo uwitwa Yuan Montagu ndetse n'uwitwa Charles Colmondelli bazanye igitekerezo cyo gukora iyo operasiyo, ariko bakayikora bifashishije umurambo. Aha bagombaga gufata umurambo bakawushyira ahantu ugomba kuza kubonwa n'umwanzi. Ikindi kandi uyu murambo bakawushyiramo amakuru yose ashoboka ku buryo umwanzi nawufata awusangana amakuru menshi agiye atandukanye. Gusa aya makuru yose byari binyoma. Aha niho inkuru ya wa mugabo twatangiranye ikiganiro ihita itangirira, uwitwa Nuello Okoye. Uyu ni umugabo waje gutoranywa n'izi ngabo zari zarishyize hamwe, akaba ari umugabo wari witabye Imana azize uburozi. Umubiri we impamvu bawuhisemo uburyo wagaragaraga nyuma y'uko yitabye Imana, wari umubiri byari byoroshye kuwusanisha n'umuntu wapfuye arohamye. Bimwe mu byo bari gukora bategura iyo operasiyo ko ari ukugaragaza uyu murambo ko ari umurambo wabonetse nyuma y'uko hari indege yashwanyukiye mu nyanja, hanyuma uyu akagaragara nk'umwe mu bantu baguye muri iyo mpanuka ariko barohamye nyuma y'uko indege ishwanyutse. Ibi niko byagenze. Nuello Okoye aratoranywa, gusa ntiyari muzima nk'uko nabivuze, yari umurambo, yari yitabye Imana. Aha barabanje bamuha ipeti n'izina by'ibihimbano, bamwita Major William Martin. Iri ryari peti bamuhaye ndetse banagaragaza ko yari umusirikare warwanaga mu gisirikare cy'Abongereza. Bamushyizemo n'ikofi irimo impapuro zigiye zitandukanye kandi nazo z'impimbano. Aha harimo utubaruwa byagaragaraga ko yagiye yandikirwa n'umufiance we, uyu nawe bari bahimbye bamuhimba izina Pam. Gusa mu dufoto twabonekaga muri iyo kofi tw'uwitwa umufiance muhimbano Pam, two twari udufoto tw'umuntu wa nyawe, akaba yari umusekreteri wa MI5. Uru narwo rukaba ari urundi rwego rw'ubutasi rw'Ubwongereza. Ikindi kandi mu ikofi ye bashyizemo n'ibindi bintu bitandukanye, birimo amatike yagiye agura y'imodoka, amatike yagiye agura ngo asohokane n'umukunzi we kureba filime, biriho amafagitire yagiye yishyuriraho, ndetse hakabamo n'impapuro zo muri banki. Si ibi byonyine kuko banashyizemo ikarita ye ya gisirikare, bashyiramo kode ze za gisirikare, ndetse bamushyiramo n'amabaruwa bigaragara ko yayandikiwe n'abayobozi be bamukuriye mu gisirikare. Gusa aya mabaruwa yitwaga yo yandikiwe n'abayobozi be mu gisirikare kuko yari amahimbano, n'ubutumwa bwariho bwari ubuhimbano. Hariho ubutumwa bumwandikira bumumenyesha
babamenyesha ko ibitero byagombaga kwataka agace ka Sicily byahindutse, ahubwo bagomba kwataka Ubugereki na Sardinia. Mu by'ukuri ibi kwari ugucurika ingabo z'Abadage nabo bari bafatanyije, kuko ahubwo aho bavugaga ko batacyatatse niho bashakaga kwataka. Abateguye iyo operation kuko barabahanga cyane, banarebye ku kintu cy'uko uyu muntu batamushyiramo imyirondoro mizima gusa, kuko umuntu muzima agira ibyiza n'ibibi. Banamushyizemo izindi mpapuro zikubiyemo amakuru yerekana ko hari imyenda atishyuye n'ibindi bitandukanye bitari byiza ariko by'ubuzima bwite bwa muntu. Iki gihe barangije bamwambitse neza nk'umuroyo marine cyangwa se wo mu gisirikare cy'Ubwongereza, bamushumikaho briefcase bakoresheje iminyururu, hanyuma barangije bahimba inkuru baranayitangaza nk'igisirikare ko hari indege yashwanyukiye mu nyanja. Ibi babikoze neza kugira ngo nibamusanga ku mazi bakamusangana amadokima, bakanibuka ko habaye impanuka y'indege yanatangajwe n'igisirikare bahanganye, bahita bumva neza ko ari umuofisiye wapfuye ndetse agapfa yarajyanye amakuru. Ibi byose byaranogejwe, babikora nk'uko bari babipanze. Bafata ubwato bwa submarine barawujyana maze bawujugunya ku mucanga cyangwa se kuri beach ya Huelva, aha ni mu gihugu cya Espagne. Aha impamvu bahisemo Espagne, cyari igihugu kiri neutral kidafite aho kibogamiye. Gusa nubwo byari bimeze uku, Espagne umunsi ku wundi abatasi b'Abadage bahoraga bajagajaga. Bari bizeye ko nibashyira uyu murambo kuri uyu mucanga ugafatwa n'Abanya-Espagne, byanze bikunze bahamagara Abadage bakawubashyikiriza, cyangwa se utafatwa n'Abanya-Espagne ukibonerwa n'Abadage nyirizina, ari nabo bari target nyamukuru y'iyo operation. Uyu murambo waje kubonwa n'uruhande rwa Espagne, bafata ayo madokima barayakopiya bayoherereza igihugu cy'Ubudage. Nkuko nabigarutseho, kimwe mu byafashije Abadage kugwa muri uyu mutego nuko mu kumukoreza inyandiko mpimbano n'imyirondoro mihimbano batanditsemo ibyiza gusa, bashyizemo n'ibibi. Bamugaragaje nk'umuofisiye ufite ipeti rya majoro mu gisirikare cy'Ubwongereza, bamugaragaza nk'umuofisiye wagiye wandikirwa amabaruwa n'abayobozi be bakuru mu gisirikare, bamugaragaza nk'umuturage usanzwe ufite umutima wo gukunda, basanganye utubaruwa yandikiwe n'umufiance we ndetse afite n'udufoto twe. Barangije banamugaragaza nanone nk'umuntu usanzwe ujya urya amadeni ndetse amwe namwe akaba atarayishyura. Ibi byose byahuriye hamwe, biniyongeraho n'amakuru yatangajwe y'impanuka y'indege yashwanyukiye mu nyanja, bakanabihuza n'umurambo wabonetse ku mucanga ku nyanja, byose bakumva ko ari amakuru nyayo atari amahimbano. Kandi iki cyari ikinyoma karahabutaka. Iki gihe Hitler ngo yumva aya makuru, nawe yemeje ko aya makuru ari aya nyayo. Ategeka ingabo bari barunze muri Sicily kuhava zikerekeza mu Bugereki ndetse na Sardinia, nk'uko amakuru basanganye uyu murambo ariko yabiteganyaga ko ariho bagiye gutera hakurikiyeho. Maze nuko agace bari bamaze igihe kabatesha umutwe biga uburyo bazahataka byarabayobeye, kandi bakabona ari agace bakeneye k'ingenzi cyane bitewe n'uko urugamba ruteye. Kuri iyi nshuro kuhataka byabaye igikorwa cyoroshye cyane kuko byasaga naho ingabo bazimazeyo. Operation Husky cyangwa se operasiyo y'igitero cyo kuhataka yahise itegurwa. Aha wakwibaza uti kuki operasiyo zibaye ebyiri? Nibyo, ifatwa rya Sicily ryabayemo operasiyo ebyiri. Operasiyo ya mbere yari operasiyo yo gutekereza amayeri bakoresha atandukanye n'asanzwe akoreshwa mu rugamba. Aho niho bifashishije umurambo, iyo yitwa operasiyo ya mbere, Operation Mincemeat cyangwa se operasiyo y'inyamiseye. Operasiyo ya kabiri yari operasiyo yo gukusanya ingabo n'ibikoresho, noneho bakinjira Sicily bakajya kurasa bakarwana. Iyo ni operasiyo ya kabiri. Zose zihurije hamwe nizo zabyaye ifatwa rya Sicily. Mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1943 ingabo ziyunze zirimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Abongereza baje kwataka Sicily. Yari imaze gucika intege, itagifite ingabo nk'izahahoze mbere, ndetse kuhataka no kuhafata birihuta cyane, nta gutakaza gukomeye kwabayeho ku ruhande rw'aba bagabaga igitero. Iki gihe umutego Abadage bari bayobowe na Adolf Hitler bari batezwe wari umaze kubashibukana. Amakuru asa n'aya nyayo y'umuntu ku giti cye bari bamaze kuyizera. Ubudage bwari bubizi ko isaha n'isaha bushobora gutenguha n'izi ngabo, ariko bitari muri ubu buryo. Ikindi kandi umutego wabafashe mu buryo bworoshye bitewe n'uko uyu murambo wakuwe ku butaka bw'igihugu kitari gifite aho kibogamiye, cyangwa se neutral territory, ariyo Espagne. Iyo operasiyo yo gufata Sicily, bamwe mu bari bayiyoboye ku isonga hazamo uwitwa Dwight D. Eisenhower. Uyu yari umujenerali icyo gihe w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo kandi George S. Patton, uyu nawe akaba yari umujenerali mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo kandi uwitwaga Bernard Montgomery, uyu nawe akaba yari umuyobozi mu ngabo z'Abongereza. Iki gitero cyo gufata Sicily cyabaye hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1943. Ahagana mu kwezi kwa munani mu mwaka w'1943 Sicily imaze gufatwa, yahise iyoborwa n'icyitwaga The Allied Military Government of Occupied Territories, AMGOT. Ubu bukaba bwari ubuyobozi bw'agateganyo bwa gisirikare
bumwe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza bwagendaga buyobora uduce dushyashya twabaga dufashwe. Iki gihe ubuyobozi bwari busanzwe buyoboye aka gace ka Sicily bw'Abataliyani baburekeyeho bukomeza kuyobora mu buryo bwa gisivile, ariko indi miyoborere ifite aho ihuriye n'igisirikare ikomeza kuyoborwa n'uru rwego. Nyuma y'ifatwa rya Sicily, abayobozi b'Ubutaliyani bahise batakariza icyizere Mussolini, ndetse bimuviramo kweguzwa ku buyobozi. Uwari umwami w'Ubutaliyani King Victor Emmanuel wa gatatu ahita ashyiraho uwitwa Marshal Pietro Badoglio ngo abe ari uyobora guverinoma nshya. Aka gace ka Sicily kakimara gufatwa, Abataliyani bari basanzwe bafasha Abadage mu rugamba baje guhindura uruhande muri iyi ntambara, ahubwo biyunga ku ruhande rw'izi ngabo zari zishyize hamwe zabagabyeho igitero zikanabatsinda. Abadage nabo bakimara kubona ko Ubutaliyani bukoze igisa no kubagambanira, bararakara maze bataka Ubutaliyani babufatamo ibice byinshi mu majyaruguru y'Ubutaliyani ndetse no mu Butaliyani bwo hagati. Nyuma yaha Ubutaliyani bwaje kwerura businyana amasezerano y'imikoranire n'izi ngabo zari zabateye. Nyuma yo gufata aka gace ka Sicily bakomeje kukayobora, ariko bashingiye ku mikoranire myiza babonaga igihugu cy'Ubutaliyani kibereka, nyuma baza kongera barakarekura bagasubiza mu maboko y'igihugu cy'Ubutaliyani. Nyuma y'uko iyo operasiyo ikozwe, yaje gufatwa nk'imwe muri operasiyo z'ibihe byose zabayeho mu mateka y'isi, by'umwihariko amateka y'intambara, ndetse kandi iyo operasiyo iza gutera imbaraga bamwe mu banyempano, abanditsi bayandikaho ibitabo, abakina filime nabo bayikinaho filime. Kimwe muri ibi bitabo twakubwira icyitwa The Man Who Never Was, cyangwa se umugabo utigeze ubaho. Iki ni igitabo cyanditswe kikaba gikubiyemo inkuru y'iyo operasiyo yakozwe mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Naho ku bijyanye na filime, hari filime yitwa Operation Mincemeat. Iyi ni filime y'Abongereza y'intambara, nayo ikaba igaruka kuri iyi nkuru y'iyo operasiyo iteguwe n'izi ngabo zishyize hamwe ngo zijye gufata Sicily mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment. Niba ufite kandi igitekerezo ukitwandikire muri comment. Ikiganiro cya none nahangisoreje, nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.